Ya muraho neza abantu banje no barofsha nk'ibisanzwe. Uyu munsi neza mbazaniye amakuru aryoshye kuba content creator by'umwihariko ndetse n'abandi bantu bakeneye kujya bohereza amafaranga cyangwa se kohereza cyo twita amafaranga ukoresheje internet ahariho hose ku isi bitagusabye gutanga icyo twita account details cyangwa se bank details ku buryo umuntu ashobora guhakinga ibintu byawe. Hano ubu buryo ngiye kubasobanuriraho ni uburyo Airtel Money muri Afurika yazanye bwo gukorana niyo twita pawaPay. pawaPay se yo ubundi ni iki? Ese ubundi ubwo buryo nta bundi bwari busanzwe buhari bushobora koroshya kurusha ibi bya pawaPay? Byose tugiye kubirebera hamwe muri iyi video, gusa aho ngaho mute munyemerera gato nze no kubereka ibihugu byamaze kwemera kujya muri Afurika muri pawaPay hamwe na Airtel Money muri Afurika. Nyuma y'aho ngaho gato nze no guhita mbasobanurira cyo twita pawaPay niki. Nge tugiye kubana no brother official. Nizere ko amaze gukora like kuri iyi video, ugakora subscribe, gafungura inzogera tukajya tubana igihe cyose. Iyi no channel icaho videos z'ikinyarwanda ariko zigisha ikoranabuhanga cyangwa se ndetse n'andi makuru ajyanye n'ikoranabuhanga. Kadutangire rero. Ubalde official, isoko ku ikoranabuhanga, internet is a future. Kora subscribe tubana igihe cyose. Ubundi mbere yuko ntangira nkamabwira tujye kwanza tumenye ese pawaPay ni iki. Nyuma yaho tuca kuri tangazo ryayo rivuga Airtel Money muri Afurika igiye kugira ubufatanye bukomeye hagati na pawaPay buzoroshya koherezanya amafaranga muri Afurika. Gusa tumenye ngo ese pawaPay ni iki. Ubundi pawaPay ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8 nibwo yagiranye ubufatanye na pawaPay nyine. pawaPay sorry munyihanganire, pawaPay ni nkanuza twabara nka online wallet cyangwa se payment system. Ni system yifashishwa mu kwishyura, ikanakira, ikanohereza amafaranga binyuze kuri internet hatabayeho gusharinga icyo twita bank details cyangwa se card details. Icyo cyo twita online payment cyangwa na pawaPay uzwi nka online wallet cyangwa se payment system. Aho ngira ngo turabyumvishije. Ibi bizwi nka PayPal account. Abantu mutazi creatinga PayPal account munyandikire muri comment nzabereka ko dufungura PayPal account tukore na verification ku buryo amafaranga yagenda. Hagati aho rero twinjira neza mw'iyi nkuru y'Igihe ivuga ngo Airtel Money Africa, Airtel Money Africa, ubwo na Airtel Money muri rusange muri Afurika, mu byibuka ntago ari mu Rwanda gusa, yatangaje ko yatangije amasezerano y'ufatanye na sosiyete izobereye mu koherezanya amafaranga ya pawaPay hagamijwe koroshya ibyo koherezanya amafaranga hagati y'ibihugu mpuzamahanga. Ibigo mpuzamahanga bifasha mu kohereza amafaranga mu bihugu 7 bya Afurika, ari byo ngiye kubabwira mu kanya. Ubufatanye hagati n'impande zombi bwatangiye ku itariki 7 Kanama bwo n'ukwezi kwa 8 2025, buzafasha abantu b'ingeri zitandukanye koherezanya amafaranga mu bihugu bikurikira: Uganda, Rwanda, Zambia, Malawi, Gabon, Congo-Brazzaville na Tanzania. Ngibyo ibihugu 7 byemeye gukorana na PayPal ndetse na Airtel, kufatanye bwa Airtel na PayPal. Itangazo rikomeza rivuga ko Airtel Africa PLC rigaragaza ko ubu kufatanye buzabasha ibigo bifasha mu koherezanya amafaranga bikayageza kuba bigenewe barenga miliyoni 161 bakoresha Airtel Money. Rikagaragaza ko nyuma y'imyaka 5 bakorera ku isoko
ry'imbere mu gihugu. Airtel Money cyangwa se Airtel Money Africa izakoresha ibikorwa remezo bya pawaPay ishobora kohereza amafaranga inshuro miliyoni 4 buri munsi. Muri kubyumva uvuga ngo everyday, buri munsi hashobora kuzajya habaho koherezanya amafaranga inshuro miliyoni 4 ku munsi. Umuyobozi mukuru wa Airtel Money Africa Rana Felao yashimiye imikoranire izatuma ibigo mpuzamahanga byifashishwa mu kohereza amafaranga bishobora gukorana n'abakiriya ba Airtel Money. Ati tunejejwe n'ubufatanye twagiranye na pawaPay kugira ngo duteze imbere kohereza amafaranga muri Afurika hose. Imikorere yabo yizewe no kwiyemeza kwita ku bakiriya bo muri Afurika bituma baba abafatanyabikorwa bimena. Ubu bufatanye bufasha ibigo mpuzamahanga byohereza amafaranga gukorana n'abakiriya bacu byongera amafaranga agerayo ku gihe, bigateza imbere ubukungu, ubudaheza n'iterambere. Bakomeje bagira ati umuyobozi mukuru wa pawaPay Nikolai Banowe yashimangiye ko intego bafite ari ukoroshya uburyo bwo kwishyura muri Afurika yose no gufasha abantu bashaka kohereza amafaranga mu bihugu bakomokamo. Bantu banjye aka kantu murakumva? Ati koroshya ibikorwa byo kwishyurana mu bucuruzi muri Afurika no kohereza amafaranga mu bihugu bitandukanye ni ingenzi. Urugero ari ukuntu nk'abantu b'abatekinisiye mu gihe mubibona, umuntu nk'ari motech, umuntu ari nko muri Burundi cyangwa se muri Uganda, mugiranye diru aravuga ati ngiyewe ndakwishyurane, nakugurira agafanta gute, ugasanga nyine abuze uko akohereza kandi ariko akantu kagiye kubikemura. Ikindi hano bavuze ngo amafaranga yohererezwa n'ababa mu mahanga ku miryango yabo bari mu bihugu bya Afurika agira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'imiryango, guteza imbere ishoramari no guteza imbere ubukungu budaheza. Ariko nanone hano bavuze ngo ikigo cya pawaPay izakomeza kongera umubare w'ibihugu bishobora koherezanywa amafaranga ku buryo byibuze nk'ibihugu 54 byose byo muri Afurika bishobora kuzajya byoherezanya amafaranga hakoreshejwe Airtel sosiyete y'itumanaho ya Airtel muri Afurika ikorera mu bihugu 14 byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ikagira abafatabuguzi miliyoni 161 n'igice kimwe. None tubwire witeguye gukoresha neza iyi pawaPay hamwe na Airtel? Muri make ni Airtel ni PayPal. Ku bantu batazi rero gukoresha PayPal, ushobora kunyandikira muri comment nkareba umubare wabo ukuntu ngana. Muri benshi nkora video nkayibaha kuko mba nzi neza ko muri bugire, ariko yo mbonye ari umwe nshobora ntago mutanyikora, ariko nayo ntago nabura kuyikora kuko uri umwe, hari abandi bo babarije buriya da, niko umuntu ayifata. So we twabanye muri iyi video, niba igushimishije hari ikukuyemo kora subscribe, sharing inshuti zawe, abavandimwe bawe, asigaye tujye tubana igihe cyose. Target y'ibihumbi 10 yo twamaze kwigeraho y'aba subscribers, nshimira wese wagize uruhare, ariko ndagira ngo uyu munsi twihinego yo kuzuza ibihumbi 100 muri uyu mwaka, at least ibihumbi 50. So bye bye, God bless you. Official isoko ku ikoranabuhanga, internet za future, kora subscribe tubane igihe cyose.